Bandimwe ugihumeka mbanje kugusuhuza kandagira hano n'amahoro ya Yesu Kristo mwami wacu watubambiwe. Amen. Ushobora kuba wumva wihebye, ushobora kuba wumva ibintu bitagenda mu buzima bwawe, ushobora kuba wumva byacitse, ushobora kuba wigunze, ushobora kuba waburaye, ushobora kuba ufite igikapu cyangwa se kontineri yuzuye ibibazo uhetse. Ndashaka ko nge nawe dukorana urugendo ruzagufasha kugarura icyizere, kandi urugendo tuzakorana ukazagufasha kwiyambura wa mutwaro ukawurambika hasi, ugasubirana ibyiringiro by'ubuzima bwiza, ibyiringiro by'ejo heza, tugafatanya urugendo rwo gukandagira ibidukandagira ku munsi wa none. Ushobora kuba wumva warambiwe ubuzima, gusa nge ntago ngushyigikiye. Uti kubera iki? Ubu buzima burimo ibintu byinshi biryoshye ndetse cyane. Ushobora kuvuga gutyo ukavuga uti buriya arahaze, buriya ibintu bye. Reka nkubwize ukuri, twice nkakubwira ibyanjye warira, ariko nta mwanya nabibonera. Uti kubera iki? Ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibice bibiri, niko mbivuga. Hari igice kibigenda n'igice kibitagenda. Nge nahisemo gutumbera, guhanga amaso ku gice kibigenda kurusha igice kibitagenda. Kubera ko igihe namaze mpanze amaso ku bitagenda, nta yindi nyungu nakuyemo uretse amarira. Igihe cyarageze ndavuga ngo enough is enough. Kiraha akadomo, period. Ntangira gushakisha ibyiza biri muri njyewe, nirengagiza ibyo bibi, ibingose, ibinshi intege, ibinyirinde. Ndarwana, byari intambara. Yes, byari intambara, ariko byiwe nagaragaje ubushake bwo kuva muri izo ntambara. Kubera iki dusenga? Dusenga Imana kugira ngo idukorere ibyo tutabashije kwikorera. Ibyo tubashije kwikorera byo ubwabyo yamaze kuduha ubwenge n'ubushobozi bwo kubikora. Nta mpamvu yo kugira ngo tuyisabe ibyo yamaze kuduha. Ariko ntiyaduhaye byose. Dusenga Imana kugira ngo idufashe gukora ibyo tutikoreye. Hari igihe icyo ushoboye gukora, buri kintu cyose ukeneye, buri kintu cyose kikubangamiye, ufite icyo wagikoraho. Kabone niyo icyo wagikoraho ari isengesho gusa, please rikore. Do something about what you want. Gira icyo ukora ku bintu bikubangamiye, ku bintu ushaka, ku bintu usaba. Gira ikintu icyo ari cyo cyose ubikoraho. Kuri uyu mubumbe dutuyeho, amateka yanjye, amateka yawe, amateka ye n'amateka yabo bifite ikintu kinini cy'ingenzi bihuriyeho. Atangira kimwe akarangira kimwe. Amateka yose atangirwa no kuvuka, akarangizwa no gupfa. Ibyo Imana yabiduhaye ku kigero kingana. Ntawe Imana yahaye kuvuka kabiri, nta n'uwo yahaye gupfa kabiri. Ibisigaye biri hagati aho biterwa n'amakosa yacu cyangwa se amakosa y'abandi bantu batugaragiye cyangwa se badukikije. Reka mbisubiremo. Imana yaduhaye ku buryo bungana kuvuka hanyuma gupfa. Ibisigaye hagati y'ibyo byombi biterwa n'abantu. Iyo ukivuka, Imana ihita igucira umurongo w'ubuzima bwawe, umurongo ugororotse, umurongo udasobanya, umurongo utaberamye, umurongo ugororotse. Uko ugenda ukura wibwira ngo wakira ubwenge, niko wowe ubwawe ugenda wivana muri wa murongo. Kuva ukiri umwana w'igitambambuga, utangiye kuvuga ngo reka mbeshye batankubita, utangiye gukwepa ibihano by'amakosa yawe, burya uba watangiye kare kuva muri wa murongo. Igisabwa ni iki rero? Guma mu murongo. Igisabwa aho tugeze aha, twaratanye umurongo, twarawutaye kera. Byagorana kuvuga ngo reka ngerageze gusubira mu murongo, ariko nuko byagorana birashoboka ndetse cyane. Gusenga nicyo bibereyeho. Gusenga nicyo bibereyeho. Ntabwo navuga amagambo yose, ndabizi murambirwa vuba. Gusa nkubwire ngo ubu butumwa ntangiye ndabutangiye, ariko simbushoje. Nzabusoza ari uko wowe n'undi wumva cyangwa umeze nkawe muri guseka, mufite ibimwenyu ku minwa yanyu. Anyway, kanda hasi hanga kuri subscribe, uzabona amasomo y'icyongereza ndimo gutegura, ubone n'urwenya rimwe na rimwe nterera abantu kubera ko ndabikunda. And then ndakwinginze, funga amaso dusengane. Nyagasani Imana yacu yaturemye, nyiri cyubahiro, mugenga, muremyi wa byose, ubwami bwawe busesekare muri twe, icyubahiro kiduhundagareho, maze utubonye atubonemo izina ryawe,
umbonye abona urukundo, ubonye mugenzi wanjye ye kubona umutima mubi, ye kubona umushiha, ye kubona ibindi bintu, ahubwo abone kwigaragaza kwa Nyagasani Yezu Kristo mu buzima bwe. Nyagasani, mbigusabye nciye bugufi, mbigusabye nizeye, kandi buri kintu cyose Mana kibereho kugira ngo icyubahiro cyawe kirusheho kuba cyinshi kurusha uko ari cyinshi ku munsi wa none. Kabone niyo twaseba Mana, kabone niyo twakwambara ubusa, ariko Mana icyubahiro cyawe kikaguma ari icyubahiro cyawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Reka nsoze iby'uyu munsi, ubutaha tuzahura. Ndizera ko aho tugejeje muri aka kanya, ubutaha hari icyo tuzongeraho kandi hari ikintu kinini tuzenda ku buzima bwawe. Nitwa Gilbert.